Ariko Sawuli akomeza gukangisha abigishwa b'umwami ko bicwa, ajya ku mutambyi mukuru amusaba inzandiko zo guha amasinagogi I Damasiko kugira ngo nabona abantu b'inzira ya Yesu, abagabo cyangwa abagore, ababohe abajyane Yerusalemu. Akigenda yenda gusohora I Damasiko, umucyo umutungura uvuye mu ijuru uramugota. Agwa hasi yubamye, yumva ijwi rimubaza riti, Sawuli, Sawuli, undenganiriza iki? Aramusubiza ati, urinde Mwami, Ndi Yesu Kristo uwurenganya. Mwami, urashaka ko nkora iki? Haguruka ugiye mu mudugudu, uzabwirwa ibyo ukwiriye gukora. Ananiya, karame Mwami, ndakumva. Haguruka ujye mu nzira yitwa igororotse, ushakire mu nzu ya Yuda umuntu witwa Sawuli w'i Taruso, kuko ubu ngubu asenga. Kandi nawe abonye mu iyerekwa umuntu witwa Ananiya yinjira, amurambikaho ibiganza kugira ngo ahumuke. Aramusubiza ati, Mwami, uwo muntu numvise benshi bamuvuga ko agiriraga nabi abera bawe bari Yerusalemu, kandi nino afite ubutware abuhawe n'abatambyi bakuru bwo kuboha abambaza izina ryawe. Genda, kuko uwo muntu ari igikoresho nitoranije ngo yoge izina ryanjye imbere y'abanyamahanga n'abami n'Abisirayeli. Nanjye nzamwereka ibyo azababazwa nawe uburyo ari byinshi bamuhora izina ryanjye. Ananiya aragenda yinjira mu nzu, amurambikaho ibiganza. Aramubwira ati, Sawuli mwene data, Mwami Yesu Kristo ubwo wakubonekeye mu nzira waturutsemo arantumye ngo uhumuke kandi wuzuzwe umwuka wera. Muvandimwe Sawuli, humuka. Uwo mwanya bisa nk'imboneranye bimuva ku maso, arahumuka. Arahaguruka arabatizwa.